ijambo ry'Imana ryarabakomeje, nta kindi gishobora gukomeza tari ijambo ry'Imana. Imana bamugisha amatorero ya hano yose aho abana basengeraga, mwarakoze cyane kuba ababyeyi bakomeye, zadukomeje natwe. Rero kugira ngo tudatinda, twagurutse umwanya w'umuryango wa Gasinzira, turaza kuvuga mu matsinda atandukanye, ariko mbere nanone k'amatsinda aza tugenda kuyaha umwanya, twagira ngo tubanze dusabe nanone abanyamuryango baze nabo bafata umwanya muto wo gusezera ku bana bacu hano imbere. Umuryango wa Gasinzira uri hano, inshuti zayo, abawukomokamo, mwatambuka akanya gato mubanguke. Bamwe bahagarara hano imbere, ndabona tutapigwa hano, abasigaye nibahagarara imbere, nakanya gatoya mugasubira mu byicaro byanyu. Sawa, murakoze. Turabashimiye kuza gutabara umuryango wa Sebanyana ndetse n'umuryango w'inshuti zacu z'abasita. Mwakoze cyane, bamugisha kubana natwe. Kugira rero ngo mutaza kuruha, turabikora mu matsinda, turabasaba gusubira mu mwanya wanyu. Murakoze. Yego, mwicare. Tubashimiye kuza gutabara abenshi baturutse mu masiteti ya kure, bakoze ingendo zo mu kirere ndetse n'abaje mu mihanda n'abasangwa ba hano mwese, tukaba tubashimiye. Turakoze tugenda amatsinda akurikirana gatatu kugira ngo tutaza gutinda muri ubwo buryo. Reka duhamagare basekuru bari hano, barumuna basekuru bari hano batambuke. Duhamagare abana bari bari kumwe nabo, nimuze kusuye kwicara. Navuze amatsinda atandukanye, bari abana bari kumwe na Queen na Francine, umunsi w'impanuka nabo batambuke na groupe yabo. Yego, nabo bari kumwe nabo batambuke. Turagerageza gufata umwanya muto yo kubaduha iminota 40 muri izo zose. Umwe aragenda ahagararira itsinda kugira ngo tutaza gutinda ngo turambire abantu kandi n'ejo igikorwa kizakomeza.
Amen. Haleluya. Noneho noneho barateza ku mwanya mutoya kandi dufite ibyo kuvuga n'ibyo gukora byose turabifite ndabifite kuko ndivuga noneho nshimira Imana nyine kuba kuri uno mwanya mwiza w'abana bacu bari bakiri batoya babizerwa beza b'inzobe bangana bari tubizeye kabisa twe nyine umwanya wabo uragera baragenda nuko babasize tuza kubasezeraho uvuga ngo tubavuga uko bigenda ukuri ziriya zari twari ntanumva kuva umwaje kuvuga kose ku ngabo yo kwa Gasita natwe kubasinzira nubwo nije waje ndacyo nabizerwa ni bazima ndacyo bafite twobagaya none umwanya kuri tugendaho nyine abana nitwa bamaze nyine ejo bundi kwitaba Imana ndaregeretse cyane kariya kajambo gasigaye kangora iyo mpuye nako kandi naragafutse kenshi cyane karagerageje ariko ndakananira kazoza nyuma niko novuga noneho zari ziriya ndibaza nje nyine ndavuga ngo tuzasa gukura intwari hehe kaziriya tuvuga dushirutse amanga tuvuga tuvuye inyuma tudakekeranya takundi jemere yo kuza kuri bene uyu mwanya zambaza nkareba burya watambutse kamupeze kareba uko yarateye nyamara kaza kamuvuga ashirutse ikumu neza igashira neza zari bwa noneho bamaze gutaha nyine ndavuga ngo Mana we ntetse zo kurze n'intwari ziriya abana b'abakobwa bari dufite abaziranenge ntetse zakura abandi ni hehe imbone zanje ziraza zirambwira ngo barahara abandi benshi ndavuga ngo ya masimba Amerika masimba igice cya Afurika yamantungira neza muri gakondo minembwe ngo ngeze n'intwari kazi niho ziri nazo ziri kwabanga bazitanze kuri twebwe ndavuga ngo ndashimishwa ndavuga ngo zahigurira kuri go nerekana ubutwari bwawe rwose none nabwiye ngo jewe sinuza gutya kubwira amajambo ye nangaye gutya zasaka kurya kikoko beneye azaba kikoko yateye benda itarabanza samhene tabasta kwanza tazayikara etweni iyo unje hano kavuga gutya zankunda ngo ntambe nkore ikintu kiboneke nerekana umubabaro ubike bihakamande ibintu naho ngeze noneho bigenda gutwita twaye umwanya Imana ishimwe kabisa dufite izindi twari zirahari zatujana aho dushaka hose Imana yambwira kuri bariya niho zakumarisha bari twari kazi ziturwanira hari naje ndemera navuga ngo nzabakorera muri abo izo ntwari zacu ngiherejewe buri ntwari tuzo genda nihezeka ngo akira abantwari y'umunyamurenge kasi akirika bose ndarangije kabisa noneho bikagenda bityo muzamo mwibuka iyo turi iyo tugenda ejo duhabikora aho tugenda hose ngaho Imana idufashe abana bacu tuzababona akabazo gatoya turiteguye ko turizeye twese tuvuga twashaka tuko tuzababona Imana ishimwe kabisa ninde uko Gasita uzutemeze igice cyacu ninde uko Gasita uzutemeze igice cyacu jewe ndahari uvuga nawe ubibara mutazutemeze zabiri urumva habari tikoni amen nangari Imana idumugisha amen arakoze
mwene data n'abandi bose biza bigora, ariko Bibiliya iravuga ngo mu bibaho byose zo dushima Imana. Shima Imana ku ijambo twumvise wakoze. Abantu bazabumva barakenera no kumvise ririya jambo ry'urufatiro ni ikintu gikomeye. N'abamaze kuvuga abavandimwe basita bavuze yuko bari ifatiro mu itorero, mu matorero hano bari ifatiro, n'uwo babanye bari ifatiro. Ni ukuri dushima Imana. Kuri uyu mwuzukuru wacu Kwini, ise yababonye yaratinze kubona abantu. Igihe bari mu mirimo nyine isanzwe tubana hariya Uvira, muri we hashikirije abahungu benshi bacu n'abandi babanaga bakanabyara, iwe aratinda. Baravuga ngo ni sekuru yageza bita abuzukuru w'abandi bantu. Abangana nawe barashimiye. Iyo ubonye umwana ntabyaye ababyeyi muza mubabara. Aha baboneye igihe birasambutse tuye mu Gatumba, nabo aja kuri Goma, nibwo bahise baja ku Gisenyi. Natwe duhunze ngeze mu Rwanda arampamagara kuko nabyaye umwana ndagenda rwose narabasuye. Babiriya bukeye tuza aho agere hano tuza kumusura, kandi twari twarishimye kubera amaze kubona abantu. Rero Imana ni inyamaboko, ni iny'imbaraga. Umuryango twari tuzi kuko Imana yadutetuye tugiye kuzabona gusukuza n'abandi benshi. Wamugisha nyine uruhavu umuntu nuko agatekereza nk'umuntu, ariko hamwe n'ibyo Imana ni iny'imbaraga. Iyo yari yarabaduhaye niyo yongeye kandi kubajana. Umuryango wacu Seba n'amadamu mukomere, jewe arabatanze hano nari ndimo kuvuga ngo nibashake bareke. Ese ubuhamya hari ubundi burutakwiye gutanga? Mwadukomeje, turashimye kuko mwakomeye. Mukomere rwose pe, mukomere. Imana iraduheza umugisha nuko mwamenye iyo yagiye, niyo mpamvu. Kandi bano bana nubwo tuma kuvuga kuriya abantu bari bavuye mu murimo w'Imana ni bakeya byenda muri kino gihugu. Ikindi kigeretseho kugira ngo soze itorero n'abaturage ba hano bitegese ibintu mwakoze. Nubwo ejo mubazosoza ariko reka mvuge ibyo ntabwo ntazobona undi mwanya. Ni ukuri mwarihangana. Imana baheze umugisha. Itorero ry'aba bana n'abashumba n'abavandimwe bandi n'abiganye nabo nimukomere. Abana bacu tuzobasanga mu ijuru. Twifuje umunsi wo kwabera. Amen. Barakoze. Asaza bararondogora. Reka dusabe Pasiteri Nyantonesha n'abatambuka. Pasiteri wiwe ndabizi murashaka gukora mu mwanya wanje. Ndabizi ko bahari umwanya bari kuvuga mwigira imbere, nawe natambuke. Pasiteri we mu Bugande wamubatije araza kuduha. Yesu ashimwe. Ndashima Imana ko yatwemereye kutubaho kandi uno munsi. Nifuzaga ko bose twari twajanye muri Kentucky bo kwihangana bakaza. N'abavugiye wihangane rwose. N'abari hano bandi bicaye. Ndashima Imana ko yakomeje ababyeyi. Cyo kintu ciye bugufi cyane nkivuga. Tukora abasenge twingiza Imana ko ishobora kubihanganisha kuko amagambo yacu ntacyo yari kumara. Nsanzwe ndi umukristo, ndasenga, ndaririmba, ariko nagize umwijima kuko ntabwo nijoro ari kudrivinga. Dushitse turahagarara muri traffic kubera bariko bubaka,
turahagarara muri traffic baradukubita, nahise ntakaza ubwenge na bagenzi banjye, ntabwo nasubiye kumenya kuko njye nibuka mpagaze muri traffic gusa. Ikintu cyangoye ni igihe nabyutse kwa muganga bari kumbwira ko abavandimwe barangije. Nagize umwijima ntaragira nije mukuru wari barimo. Nangura kubaza Imana ati se ko wampaye ikintu cy'abajene ngo abajene ngiye mbatwara mu seminari batware mu ivugabutumwa mbafashe gukunda amasomo twiteze imbere muri Amerika n'abantu twakoze turi impunzi nibunyishuye ngira umwijima ariko nkomezwa n'amasengesho. Amen. Ntabwo nisengeye, ntabwo nabishoboraga nubwo nari nsanzwe nzi Imana, ariko abavandimwe baraje baransengera. Natinye Imana niyo yonyine izikuraho ikintu cyitwa umwijima. Ni ukuri nimba wakaze ujenjeka mu Kristo, nimba utazawumva Imana uyisaba. Amen. Uru rupfu nararubajije Imana kubera iki wemeye ko nije mukuru ubu hari abana bakagenda je ngasigara narabivuze kuko mwijima wambaye ndavuga ati kubera iki wemeye ko ari je mukuru ntwara abana tukagira ibihe twagize mu gitaramo tukaganira murambabarira twakaza tugenda kenshi tuvuza umuziki murabizi indirimbo zo kuramya nk'abajene ariko twaragiye ari je drivinze ivani y'abantu 8 ndababaza se mumbwira amakuru ibintu byabagoye muri Amerika amagoals mufite yo mu myaka 5 amagoals ni ku bantu batabyumva ni objectif cyane se intego mufite bagenda bababwira ntibarambirwa nta numwe widoze ngo avuge ngo waturambiye anje kutubwira ibintu byinshi baba banyakuri barambwira mpindukira nkabashimira nkababwira ati mwanejeje ngire mwisanzuye mukambwira ibyabagoye. Ibintu nabikuruye bimaze kuba barihangana barambwira turagenda dushikeyo tunashika twacereshwe bukeya ariko tugira ibihe byiza, ibihe ntashobora kumenya kuvuga. Haleluya. Ibihe ntashobora kubwira umuntu n'umwe ngo abimenye. Ndabizi twakoze turi abanyamurenge dukurira mu gakiza biranoroha kumenyera Imana, ariko ibihe twahuye nabyo zari Kristo yariko ategura umugeni wayo. Ndashima Imana ko Francine na Queen bagiye mu ijuru. Twaraganiriye tugera igihe cyo kubwiriza baratwihanisha batwigisha ijambo rivuga ngo ducuzinge who to serve cyangwa se uwo dukorera. Turihana twese pasiteri gushashura uri hano sorry ko ndamuvuze mu izina aratwihanisha twese tuza twaducuranga kubera ko nazanye n'abakobwa abahungu baravuga ngo bashaka kujana n'undi musaza wanjye wari kudrivinga mu indi modoka baravuga ngo barajana nawe ko twatandukanye n'abahungu tuza twaducuranga indirimbo ivuga ngo njya ntumbira gusa ibiri mu ijuru nishimira kubana nawe iteka. Tuza twacuranga inzira yose kugeza igihe twadropinze Nyadiyama iyo twadropinze. Ndashima Imana iyo iciye ubwenge kuturusha, iyo twe tudashobora kumenya twarabasenge n'ukuri twaringinze Imana kugira ngo twereke ko twitunze no kwikomeza ababyeyi kuko twe twumvaga amagambo yacu ntacyo yomara. Urambabarira Patrice ansomere muri Zaburi 35 umurongo wa 5 haravuga Zaburi 35 umurongo wa 5
babe nk'umurama utumurwa n'umuyaga, kandi marayika w'Uwiteka abirukane. Inzira yabo ibe umwijima n'ubunyereri, kandi marayika w'Uwiteka sinzi ko ari aho ngaho, reka nyirisitinge mu mutwe wanjye, ndi kubona umengo umurongo wa 6 avuga ngo bamurebyeho bavigwa n'umuco. Sinzi washobora kuba nibeshe igice, sinzi Bibiliya iravuga ngo bamurebyeho bavigwa n'umuco, mu maso yabo ntihazagira ipfunwe iteka. Nkunda version y'icyongereza ivuga ngo those who look to him for help will be radiant with the joy. God, there is no shadow of shame that will darken their faces. Ndashima Imana, nukuri ndashima Imana dutunze. Nahaye agaciro agakiza, nahaye agaciro agakiza kurusha uko nakora ngaha, niko gakuraho umwijima. Turi mu gusaba Imana, n'abadusuye bose twarababwiye ngo badufashe gusenga Imana ishuri icyatumye dusiga. Amen. Ndabwira urubyiruko ruri hano, nkunda amashuri, ndakunda kwiga, ndakunda kugira carrière nk'abandi bose bari hano, ariko ari igihe tuba tubikora tukibagirwa ko Kristo ategerezwa gufata iya mbere. Haleluya. Ndabwira urubyiruko rwose ko abana bo bari bafite gahunda nizo twese dufite, twihangane dushire Yesu mu bintu byose dukora. Simbivugiye ngo tugendane ubwoba, ariko reka tumugire uwa mbere. Ndashima Imana kandi nongera nciye bugufi ko yashoboye kwihanganisha ababyeyi. Imana ibaha umugisha abantu ba Tennessee bashoboye kugenda gufasha imiryango mu migongo. Niyo twari twababaye, umuntu ataje muhira ntakagire ikibazo, ntabwo twamurakari, twari dushaka natwe kuhababwira ngo tuje gufasha ababyeyi. So rero utaraje n'ukuri nta kibazo, twe turahari, natwe twari twifuza ko tugira imbaraga ngo tuje gusura ababyeyi. Imana ibaha umugisha. Umuntu wese yakoze ikintu, mureke tuwe pure, mureke dukore ibintu bivuye ku mitima yacu nk'abagenzi bagenda mu ijuru. Imana ibaha umugisha. Ndashimira ko bagiye mu ijuru, ndashimira ko babibye imbuto nziza, natwe tuzabasanga n'ukuri. Imana ibaha umugisha cyane. Murakoze cyane kandi mukomeze mwihangane, masura umwanya. Pasiteri yakwigira imbere, hagati aho ba nyirarume babe bazamuka, ba nyirarume ba Queen bari hano nabo bakwigira imbere, n'abasaza bari hano batambuke. Reka nsabe abantu bose twasenganye muri Methodiste nimutambuke, ndabona hano imbere, ndetse n'umuzeyi wacu mushobora gutambuka mwihuse. Reka nsabe Mukamyi nanone yongera atambuke hano, aze kudufasha mu ijambo rigufi. Turakoresha umwanya neza, turabizi ntabwo turi buze gutinda, nimutambuke mwihuse. Abatesalonike ba mbere ibice 4 n'umurongo wa 14. Abatesalonike ba mbere ibice 4 umurongo wa 14. kane umurongo wa 14. Ubwo twemeye yuko Yesu yapfuye akazuka, aba ariko twizera yuko Imana izazanana na Yesu abasinziriye muri we. Amen. Amen. Dutanze mpore ku muryango w'umuvandimwe wanje Papa Queen, ndetse n'umuryango w'ababyeyi ba Francine, ndetse n'amatorero yombi aba bana bacu babarizwagamo, ndetse n'inshuti n'abavandimwe. Dutanze mpore mu itorero Queen yakoreye mu imirimo myinshi rya Naburagara, Kampala. Mwese mwihangane,
kubw'impamvu z'umwanya wenda nitwe tuza kuvuga, ariko duhagarariye aba bene data bose ndetse n'abandi badukurikira. By'umwihariko jewe nabanye n'uyu muryango cyane, ni abantu bo mu karere iwacu mu Minembwe, ariko bigeze 2005 tuza kubana n'umuryango w'umuvandimwe, tubana mu itorero ryitwa Assemblée. Ndabona papa Nyamukera ari hano, nazamura ikiganza. Twarasenganye, ubwo nibwo urusengero Queen yabarikiwemo, amaze kuvuka 2006. Twari duturanye dusengana, hanyuma tuza kwimukira i Bugande kubw'umugambi w'Imana, turongera turabana kandi tubana nanone mu rusengero urunguru twese twatambutsemo. Twarukoreyemo imyaka 13 tubana n'abavandimwe. Ndibuka yuko Queen yatangiye kugaragaza impano ziwe cyangwa se imirimo ye korona irangiye. Murabona ko ari umwana mutoya afite imyaka mikeya, kenshi yagiye yigira no mu kigo, ariko kugira ngo mbashe kubona imirimo yiwe neza ni muri iyo myaka. Twabanye mu bitaramo kenshi, twabanye mu bice bitandukanye by'urubyiruko ndetse na korali, twabanye nawe mu bihe byo gusenga. 2021 nibwo yabatijwe. Ndibuka ko uwo munsi ababyeyi be ntibabonetse, nitwe twamubatije ahagarariwe na Makangura. Sinzi ego uyu mugabo nabikuriye byose ndabyibuka. Turamubatiza, hanyuma agenda yira imbuto mu rusengero. Kubw'impamvu z'umwana sinagenda mvuga akantu n'akandi, ariko reka muvuge mu magambo nkane namubonanyemo. Murabizi kugeza n'ubu aho dutuye cyangwa se ababyeyi be batuye hariya, nije muturanye we wa hafi. Ni ukuvuga ko ndi mu bantu bakeya bashobora kuba bamuzi cyane uretse kumuyobora mu itorero. Queen yaranzwe n'ibyishimo. Abagiye babona amafoto yiwe menshi, ni umuntu mwaganiraga ijambo rimwe, ijambo rya kabiri akaba yasetse. Nicyo kintu cyamurangaga cyane. Icya kabiri, yarazwe n'urukundo. Urukundo rwo gukunda abantu ndetse no gukunda n'Imana. Ndibuka umunsi wa nyuma tubonana, muri iyi minsi ye ya nyuma twahuriye kuri muri box, turaganira bisanzwe. Ambwira ijambo n'ubu nakomeje kuritekereza. Arambwira ngo ushanga ngo ari kuzi ko nkunda runaka, ngo urabizi. Ambwira umwe mu bana banje yarangwaga n'urukundo, urukundo rwinshi. Ijambo rya gatatu, yaranzwe no gusenga. Yari umwana mutoya ariko yafashe ibihe byo gusenga kugeza umunsi Imana yamuhamagaye. Yakoreye muri korali ndetse yakoreye no mu itsinda ry'abanyamasengesho. Aho hose twagiye tumubona. Ijambo rya kane, yarangwaga no gutanga. Mu bitabo by'itorero igihe cyose habaga ubwitange, habaga mu izina rya Queen. Kandi murabizi ko iri iwacu yaje ari umwana mutoya n'imirimo ntiyari ihaba, ariko ubwo bwitange akabuzana akabusohoza tukabubona. Yagiraga impano yo gutanga
kandi icyo kintu ndagishimira ababyeyi biwe kuko bamutoje Imana, ariko cyane cyane ndashimira mama wiwe yabigizemo imbaraga zikomeye cyane, kuko ndatekereza ko babanaga no mu bindi bitaramo na papa wiwe atazi. Rero mwihangane bavandimwe, mwihangane bene data, turabizi kuko basinziriye, kandi hari umunsi tuzababona twese tutacongera kubabara cyangwa se gusuhuza umutima. Murakoze, Imana ibamugishe. Arakoze pastor, namwe Imana ibamugishe. Ndabona ba nyarume batari bahagera, barahari. Okay. Umwanya bari kuza ba nyirasenge nabo batambuke. Ba nyirasenge muze. Nje ndi umushitsi ubwo sinzi ko mushobora nashatse kwitanduza kubera kurwana n'umwanya, ariko abanyabyinshi bari hano nibegere, hanyuma n'abo twagendanye nabo mama Frank namwe nimutambuke nanone dufite akanya gatoya. kubera nanone presiyo y'umwanya uza usanga uvuze ibyo utari wateguye, ariko n'ubundi twebwe nta n'ibyo twari twateguye kubera twinjiye nyine kera gahunda zatangiye. Ariko kuri uyu munsi uwo ari we wese ntiyabura icyo avuga, kuko aka ni kakaryo ko kurira. Twamenye aya makuru yabaye, twebwe aho twari turi kugeza ubu mama Queen njyewe ubwanje sindamuvugisha, ariko si ikindi cyabiteye nuko numvaga ntacyo namubwira. Umuntu nabajije amakuru maze kubona amafoto ni Pakos arambwira ati ayo makuru ni ukuri. Hanyuma uwo twakomeje kuvugana ni Kamariza Muke, ariko natwe ikitugenza twaje kubafata umugongo. Ariko Imana ishimwe cyane ko iri time twaje dufite twebwe twasanze mwebwe mwarenganye icyo gihe. Rero ibyo byose turabishimira Imana. Mu gitabo cya Yobu kuri 5 telefone yaje yazimye, ariko hafi aho hari aho ivuga ngo niyo itera uruguma ikongera nanone ikarukiza ikagomora. Murakoze cyane. So Imana niyo yateje uruguma muri imiryango yombi, kandi nanone niyo iri gukora iyo gahunda yo kubomora. Ubwo twizere Imana niyo humure rya twese. Muribuka mwese igihe Yohana yari aboshwe, yabwiye hari abo yatumye mu bigisha we ngo baje kumubwirira Yesu ko ese ni wewe dutegereje cyangwa hari uwundi uri kuza. Ntigeze anababwira ati namenye amakuru ko Yohana afunzwe. Yarababwiye ati mugende mumubwire yuko impumyi ziriko zirahumuka n'ibimuga biriko biragenda. Uko ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ngo nubwo Queen na Francine bagiye, Imana iracyabikora. Twese twagendeye mu modoka, hari izari inyuma yacu, hari n'izari imbere, ariko ntitwakoze amasida, ntibatugonze. Bisigura ko Imana iracyabikora. Kuri 6 aho ni muri Matayo 11, kuri 6 hakavuga ngo hahirwa rero
hahigwa uwo ibyanje bitazagusha. Rero uriya ujya wari umudriver yavuze ngo hari aho yasenze bibaza Imana ibyo ikoze, ibyo ntubyibaze, ahubwo uhiriwe rero n'utazagwishwa n'ibyo bintu, kuko ibyo biri mu by'Imana izikora. Rero ntiriwe mbicisha amagambo menshi, aya nyavuze ko mu izina ryanje cyane cyane, ariko twese nka ba nyirarume wa Queen abari hano, hari n'abandi bakiri mu nzira baba baza, indege zagiye zikereza, abari hano, abari muri Afurika, ahariho hose bamenye amakuru, baradutumye ngo tuzaze, ngo tubagereho. Twaje nta kindi natwe dufite, twaje duhurire hamwe, dukomerere hamwe. Ubwo rero nitwakongera kubona ijambo ejo tuzavuga ibindi, kandi n'aba bose wenda bifuza kuvuga. Murakoze. Muyomba, ndizera kuri Muyomba, nubwo hari renda rwo bwa mbere mbabonye, rigufi cyane, nubwo ndi muremure ariko ndarigira rigufi. Nahagurutse hariya kubera numvise bakoze ahantu habiri kandi ariho mbarizwa, mu banyabyinshi no mu basinzira. Mu by'ukuri numvise muvuga ngo banyabyinshi mbona ntibarimo bahaguruka, ndavuga ko habuze ba nyirarume w'umwana, nari ngiye kuza kandi nibwo nkigera hano. Rero natwaye umwanya muremure, mbanje gushimira Imana yaturinze mu nzira tugera hano. Byari byoroshye, twanyuze mu kirere, imvura yaguye iriya Boston, twari twagize impungenge rwose, ikirere cyari kimeze nabi, ariko twageze hano dushimira Imana. Mpagurutse hano nshima Imana kubona Kuze Sebanyana ashobora kwicara n'umudamu we. Nageze Gisenyi muri 2007, hari gahunda nari ndimo, nari mvuye mu Mutara, namaze ibyumweru 2 ndi kwa Kandori murumuna we. Bucangenda namubwira ati sinshobora gusubirayo, hari byo narimo njya gukora Goma. Tageze kwa Sebanyana kuko namenye amakuru ko Imana yabagendereye, hari muri 2007. uyu mwana wadusize yari afite umwaka. Ndagenda ndahagera, nshima Imana, ndataha. Kandi njyewe aho mvuka, abavukana na data, igice cyabo kinini cyabaga muri Byura. Abantu nzi kuruta abandi niko bamuyomba. Aba babaga iwacu cyane n'abandi badusize. Rero ndi hano nshima Imana kubona murimo mwicara mukabasha kugenda. Iyi nkuru yatugezeho tubivuganaho, nyamukecuru wacu aracyahari, ariko byabaye ikintu gitangaje, ntababona uko bisobanura. Ariko kuko ari umugambi w'Imana twarabyakiriye. Rero bene data mwihangane, mukomere, turi kumwe. Ahasigaye n'umuryango wa Francine rwo tutabaza, ariko umwana muto turababyeyi, kubona umwana nk'uriya yagiye ni ibintu bibabaje. Mukomeze mwihangane, turi kumwe. Imana ibamugishe. Murakoze. Ushobora gusubira mu mwanya ba nyirasenge bigira imbere, fate ijambo mukumbi. Umuryango w'abagwasa nabo bakwitegura bagatambuka imbere. Bagwasa. Siniko Frere abasha guhaguruka akaza naho tuhaguruka tukahagarara.
banasifiwe biragoye kuri uyu munsi kuvuga ngo Imana ishimwe kuko ni ibintu bigoye, ariko kubera kuko Imana ari Imana nta yandi magambo twabasha gukoresha. Imana nishimwe. Twaje ngo dushikane na bagenzi banje tunanirwa gukomera. Ikintu cyatumye mvuga ngo ndavuga nuko umuvandimwe wacu ari waduhumurije. Turananirwa, imibiri iranga. Impamvu twarize si uko tutari abakirisitu, turi abakirisitu ariko twananiwe kwihangana. Ariko naje gukomeza nuko Temaye n'umutware barimo batwihanganishije, baradukomeza, baratwihanganisha. Jewe nanabuze amagambo mvuga ngo kugira ngo bihangane, ariko ntangazwa n'ukuntu twasanze bakomeye. Icyo kintu cyatangaje, ndavuga ngo Mana mpeze imbaraga zo kubasha kuvuga, mbone n'amagambo yo kubasha kubabwira. Mbwira Imana ngo imbabarire kubera ko narize, kuko narize ngaragaza agahinda, ariko ni impamvu z'umubiri. Turi mu isi y'umubiri, niyo mpamvu tugomba kurira. Natangajwe n'Imana, Imana ni igihumbi, Imana irakomeye. Imana yakomeje. Temaye n'umutware wiwe n'umugisha babuze kwini n'abantu. Imana yabonye gutware Muhoza, Imana yari amuhaye ari Muhoza. Imana yari abahojeje amarira, barize igihe kirekire, ariko Imana ibona ko nta kundi, iravuga ngo reka umutware. Nafashe umwanya muremure kubitekereza, ndavuga ngo wa Mana, uku niko wabibonye. Ariko kubera ko Imana ari Imana yacu, nta kundi twabwira Imana nishimwe. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mu bibi byose tugomba kwishima. Iryo jambo rizaritangaza cyane. Ariko kubera ko turi abakirisitu tuzi aho twatuja, Imana yacu nishimwe. Ishimwe kuko rero yatanze Muhoza, irabahoza. Maratubabarira nta kundi, n'imibiri yananiwe kuzakira, n'imibiri yanze kabisa. Ariko ndavuze ngo mwihangane. Impamvu ntakoresha rino jambo si uko watihanganye. Imana ishimwe ko yabakomeje, Imana ishimwe ko yabihanganishije, Imana ishimwe kuko yabaye imbaraga zo gukomera. Nuko muza aho kwintare, nuko muza kwintahajyana, tuzamusanga mu bwami bwo mu ijuru. Twatize ariko ndifuza ko basista nawe ari umuntu umwe wavuga, kuko twavuye kure twese, nta muntu uturanye nawe hano, ariko nabo havugamo umuntu. Banasifiwe. Nasaba ko papa Mwisha yakwicara kuko ibikunda nzi kuvuga cyane mucamake. Imana ishimwe. Turamukije abantu bose bicaye aha hantu, kandi tunabashimira kuko baje gufata imiryango yabuze abana babo mu mugongo. Imana ibahe. Dushimira Imana kuko yatubashishije aho twari turi, itubonera umwanya tukaba natwe twateye intambwe tukaza gufata abavandimwe mu mugongo. Imana ihabwe icyubahiro. Kubera umwanya ni byinshi abantu bavuga, kandi twabona irindi jambo risha twavuga ku buryo abandi batavuze, ariko ni ukugenda twese dusingirizanya.
nshimira Imana kuko twageze ahantu dusanga Papa Queen na Mama Queen na Mugisha bakomeye. Iryo jambo ryantangaje ariko ndavuga ngo Imana ntihabwe icyubahiro. Ikindi cyongeyeho jewe simvuga ubuhamya bwa Queen kandi ndamuzi. Namumenye 2017 nje nicyo gihe nababonye na Mugisha kandi ngira ngo mu bari ba nyirasenge bahari bazi ndi mu ba mbere babashije kumenya mbere. Ndabishimira Imana kuko Queen atabarse nanje muzi Imana ihawe icyubahiro. Hari ubutumwa jewe nari mfite, jewe navuganye na mama nijoro, niwe mubyeyi mukuru dufite dusigaranye, arantuma arambwira mubwire Sebanyana na Nyanome na Mugisha ngo mwihangane. Nyuma y'iryo jambo yaba hari irindi jambo ryo kuvuga naryo twari kurikoresha, ariko nta rindi rihari yambwiye ngo mbabwire ngo mwihangane. Iyo wenda haje kuvuga ngo hariho ikiguzi twari gutsimbuza Queen, wenda ntawe ari kubyemera kuko niwe wari ugeze ku gihe ciwe, fayiro yiwe yari yubuwe. Rero kuba Imana yarahisemo kuko igomba kujana Queen igasiga bari abakecuru n'abasaza twari dufite, Imana ihabwe icyubahiro. Imana ishimwe yabashije gukomeza imitima yanyu. Mugisha wihangane, ndabizi ko uzi inshuti cyane, ndabizi cyane, ariko nta kundi no kwihangana. Kandi Imana ishimwe kuko aba bantu bari abakirisitu. Kuzanga ikirisitu twavugaho cyane kuko twese twabanye mu makanisa, reka tuvuze n'ibyo twari tuzi. Rero bene data, abantu bose muri hano nta kindi twokora, umuryango w'abasita mwihangane. Aba bari abajambere twari tubatezemo byinshi, twebwe twari tuzi. Ubwo mperuka kuvugana na Kakayangu yariko anyiratira ukuntu tuzaziwe tuje gukorera kuri mu bukwe, ariko n'ubu Imana yari yarateguje. Imana ihabwe icyubahiro kuko Imana ari ikinya. Iyo ntizitekereza nk'abantu, yabonye ko ariyo mbuto yeze iravangura ikisarura. Rero tubifurije umuko ridashira kandi turi kumwe, mwihangane, nta bweba mufite. Nubwo Queen atagihari, Imana ishimwe ko hakiriho Mugisha. Iyo Imana ije kuguheza Queen wenyine byari kutugora, ariko kuri uyu munsi Mugisha yarahagaze kandi Mugisha ko turamurangiza n'ishangari rinini n'umuryango munini uzakomeza ukabahoza. Imana ibaha Mugisha. Murakoze mwasira umwanya. Bakuru be baba batambuka umwanya w'umuryango wo kuvuga. Ngirinda bakuru ba Queen utambuke. Murakoze cyane kuduha uyu mwanya. Bikaba wenda madamu abanze, hanyuma naje dukurikira akanya gato. Murakoze cyane. Na mbere turashima Imana ko tuhagaze hano hantu ku munsi wa none kandi dukomeye, tugiye kuvuga ku bana bacu Francine ndetse na Queen. Imana yabujije ishimwe. Reka ntangire nshimira abantu kuko wenda uzaja kunanira. Dushimira abaturage ba hano iwacu, Nashville, buri wese kigiye gito wakoze cyangwa kinini. Imana mu ijuru ikiguhera umugisha, yongera umwakuye. Hari abatanze izabo, hari abatanze imyanya yabo. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Dushimira abantu bose bavuye mu masiteti atandukanye, siteti yose wavuyemo turenze ndondora mu mazina wenda sinanazimenya. Imana yo mu ijuru ibagirire neza. Mwatanze amafaranga yanyu, mwatanze imyanya yanyu. Imana yo mu ijuru ibagirire neza. Twebwe ntabyo twabona tubaha,
ariko Imana yo mu ijuru ibagirire neza. Amatike yanyu mwatanze, imyanya yanyu mwatanze, Imana yo mu ijuru ibahere umugisha. Icya kabiri, ndihanganisha n'imiryango yacu yombi, umuryango wa Francine na Queen. Mwihangane, twarabivuze twongeye kubisubiramo. Imana yo mu ijuru ikomeza kubihanganisha kandi mwarihanganye. Ikindi, ndashima Imana ko Imana yari yaraduhaye Queen muri uyu muryango. Queen yavutse ndasanga ari njye mukuru uba muri uru rugo. Ubundi abantu uko baravuga ngo Queen yavutse ngo 2006 cyangwa 2006, ariko Queen yavutse 2007, bongereye umwaka kubera impamvu mwese tuzi za processes, kandi nta mpamvu wenda kwisobanura ntacyo bitwaye. Queen yavutse 2007. Queen umunsi avuka nari mpari. Queen imyenda yambaye ku mubiri we bwa mbere ni njye wayifuza. Ibiryo mama we yari yavuye mu bitaro ni njye wabitetse. Urumva ko nzi Queen bihagije. Queen ni umwana wanjye, murumuna wanjye, yari inshuti yanjye. Tubasobanurira, naririye Queen muri ibi byumweru bigiye kuba 3. Numva amarira arashize. Sinari nzi ko nakongera gutonyanza irira ryanjye. Queen naramureze kugeza nshatse nanjye. Queen amenya ko namureze abiha agaciro kurusha mama we na papa we bari bahari. Queen anyereka urukundo rurusha urwo namweretse, kandi yari uruhinja. Queen yarampamagaraga twajyana muri Amerika mbere yabo, dusigana imyaka myinshi, musiga bakiri batoya. Bamaze kugera hano nyuma y'imyaka 6, aza yarabaye inkumi, yarabaye umuntu muzima, yarasigaye ambwira inama. Queen ntiyamaraga iminsi 2 atageze mu rugo rwanjye, uko bazanaga bose mu rugo akenshi niwe wabaga ubazanye. Ndi kwibaza uko bizagenda. Hari igihe bagaza bamutuka bakamubwira, Queen mama ndogo nikaza kugwa, niko utazurya hano mu rugo, uzuja gushaka hari. Queen yagazagera mu rugo, umwana wari ufite imyaka 18 w'umukobwa. Social media zose akoresha, ariko yajya gutaha agataha yabuze telefone yiwe atazi iyo yataye kubera gukina n'abana. Ndibuka ushize yaraje arambwira mama ndogo ndashaka, kari dusigaye dukorana ku kazi kamwe ariko agakora nijoro. Arambwira ngo mama ndogo ndashaka gukora mu gitondo, none nje kurara hano nguze kuntwara mu gitondo. Ndambwira nta kibazo,
amasaha yo kuryama arageze. Ndagenda aja kuryama, ndarangije musiga muri salo n'abana, ndaryama ndicura, saa sita zigeze Queen akina n'abana, bambwira Queen ntabwo kigiye ku kazi ngo aragenda, gusa nisanga ubwo ntazi iyo telefone yiwe iri, ntazi ngo ni ibiki. Yaryamye amasaha 3, ndamubyutsa mu gitondo tujya ku kazi. Queen yankundiye abana, ikimbabaje uko Queen nta mwana asize ngo nanjye nzamurere. Icyo ndangirijeho, ndashima Imana yo mu ijuru, Imana yihanganishije mama Queen na papa Queen ndetse na Mugisha. Turi kumwe n'umwana wabo. Bya bindi Queen yari kuzakora, turahari tuzabikora. Imana yo mu ijuru ihabwe icyubahiro. Nifurije Queen na Francine iruhuko ridashira, tuzabasanga mu bwami bw'Imana. Murakoze. Ntabwo ndi butinde kandi singisubiye mu magambo menshi, ariko reka mu gutuntu dutatu gusa nsoza. Umuntu wanga abantu kurya ntabubaho. Abantu ni beza. Abantu mwese mwagize icyo mukora guhumuriza imiryango, Imana ibaheze umugisha. Hari abantu bagarusa inshuro zirenga 3 bakaba mu state, Imana ibahe umugisha. Hari ikintu cyatangaje muri urupfu rw'abana, aricyo nsorezeho gusa ndekere gutyo. Kuri 20 Thanksgiving yagize bakuri hari kuwa kane uwo munsi. Queen arampamagara arambwira ngo ndashaka kuza dusangire, ati kandi uzi icyo nkunda gufungura. Ndamwete ndabizi, nanjye nsigaye y'igitoki uzi ugiteke kurya abagande bagiteka dusangire. Ati sawa. Queen araza ariko wa kane asanga nyina wabo yatetse. Ati se kubera iki watetse? Ati ntacyo, nubwo yagitetse naje ndarura dusangire. Ararura turasangira. Turicara turatarama, hagere nko mu masaha 3 n'igice, saa 4 ndamusezera ndababwira ngo ngiye gutarama, mfite gahunda. Nyina wabo arambwira ngo batahane ubadropinge mu rugo ubone kugenda. Queen arambwira ngo kera nahamagaye Uber yaje, ntabwo naba kisubijeyo, reka dutware. Aho hari kuwa kane ndabasezera, arambwira ngo bye tonto, ati bye. Ndagenda nje gusenga. Baraca kuwa gatanu, kuwa gatandatu tuza hano mu kiriyo, mbaza umugore se ko ntabonye Queen na mama we, kuko papa we yari yasezeye ngo ahita mu kiriyo. Arambwira ngo Queen yagiye Kentucky gutarama. Nuko noneho ndakindi mu rukerera rero ku cyumweru twabuzukijwe n'amatelefone, ati ari imodoka yakoze impanuka mutabare. Turiruka twese na Mushonda n'abasematongo n'abandi, duhurira ku bitaro. Dushyize ku bitaro baratubwira ati Francine yarangije kwitaba Imana, kandi uwo tuba tubona ni Ange na Mignone, ariko Queen twamubuze. Aho niho umutima watangiye gukubita. Aho nagize ubwoba ukomeye. Mu kanya gato baratubwira ngo nawe zarangiye.
cyari igitondo gikomeye. Ubwo nibwo nsigaye mbisubiza inyuma. Erega Queen ari kwampamagara arimo asezera ngo dusangire nawe ari kunsezera. Icyumweru kibanziriza icyo yarampamagara arambwira ngo tonto ndagushaka. Urashaka? Ati ndagushaka. Sawa. Ngo dusohoke ansanga mu modoka hariya. Yije mu modoka ndakinga ararira cyane, afite agahinda cyane. Ndamureka arabanza ararira ngo ashire akanya. Niki Queen? Ati mfashe gusengera umuryango wacu. Atukenda mbese umwanya tuzasengane dusengera umuryango wacu. Hari ikibazo gihari. Ntangiye kumubaza Mugisha baraje amubwira ikigande, sinza mu bigande byinshi. Baragenda amubwira ati ejo uzazinde kumpamagara tumenye umunsi tuzafata gusenga. Mu gitondo azinduka anyohereza rekodi arambwira ati kuwa kane hari konje tuziri mu masengesho. Mu by'ukuri aba bana Imana yarabateguye. Amen. Abana Imana yarabateguye nubwo atari kwamenya ikigiye kuba, ariko mu by'ukuri ntawe yabibonaga. Ndasoje. Queen yari umukristo. Hano hari abakristo benshi bafite n'amatitire bataza batanga icacumi timubazi, ariko Queen mu itorero iwacu ndi mu bashinzwe kubara amaturo cyangwa se kubakira. Nije yanditseho zere y'itorero, pasiteri n'umuhamya, transaction zanditseho Muhoza Queen urazibonye turabana kuri konti. Queen atangaga icacumi ahubwo akarenzaho, ni nacyo cyatangaje. Nyina akamubaza ati ariko Queen ko wakoreye aya ngaya none kutanze menshi? Ati mama nta kibazo. Nuko yabwiraga nuko yagaza asubiza ngo yatanze niyo yaje, ngo ayandi sa yaje. Queen yari umukristo kandi naratangaye natinze. Ndasoje. Yarambwiye ngo tontonga y'amafaranga kuva none mfite baramubaje babiri, umwe niwe nishuriraga ishuri. Arambwira ngo kuva uyu munsi kubera ko nabonye akazi wowe ugenda ufate Muyomba mutoya Kibona Ngoma naje undekere Gakina, ndetse ngaya amafaranga unyoherereze Kibona Ngoma umubwire ngo jewe mwohereje ryonyine ariko ayandi nzaza nohereza Gakina. Yesu yarabikoze. Rero mu by'ukuri twavuga byinshi, dufite byinshi twavuga, ariko kubera umwanya reka turekere gutyo. Aba bana Imana yarabakunze kandi yarabatwaye, tuzabonana mu bwami bw'Imana. Yesu abamugishe. Akoze cyane kandi mukomeze mwihangane. Mu mwanya bari kwegera hano itsinda rya nyuma, dusabe ba se wabo bari hano n'abasaza be nabo batambuke kugira ngo tuganye umwanya. Ba se wabo n'abasaza ba Queen. Biragoye kuvuga. Tugeze umunsi mukuru wa Queen. Umunsi bagera iminsi 3 arawukoze arawurangije. Umusore kabisa ashimira rwose ikumbaye ku munsi mukuru wiwe.
Imana izabafasha kandi izabakomeza uko bimeze mu isi isi niko bimeze, isi ni agahinda, isi ni Yesu ashimwe. Ntabwo twabona icyo turi buvuge ku munsi wa nyuma wa Queen ni murumuna wanjye, papa ni Pamudogo. Ndashima Imana yuko ibyo n'ibihe, ndashima Imana yuko yabanye natwe muri ino minsi ishize, no byumweru bigera muri 3. Twahuye n'ikintu tudashobora kukihanganira, imitima yacu yarababaye. Ntabwo twari tuzi ko Queen ashobora kugenda. Queen yakuze tumubona, Pamudogo ni watureze kuva turi abana, dukurana na Queen, turamurera kuva mu Bugande kugeza ubwo twaje hano. Ndashima Imana yuko Imana yatwihanganishije nubwo bitoroshe. Twebwe ntabwo twabitekerezaga ko Queen ashobora kugenda. Turacyafite ababyeyi bakuru, papa ni mukuru, mama arakuze. Imana ije kubishaka wenda twari wagitwara wenda ababyeyi bacu, ariko Queen ntabwo yari aho kugenda. Ndashima Imana yuko Imana yakomeje Pamudogo na Pamudogo nubwo bitari byoroshye. Ntabwo byari byoroshye kuvuga ngo Queen yaragiye aradusiga, Queen yaragiye agasiga ababyeyi, ntabwo byoroshye. Ariko ndashima Imana, nirwe n'ibihe kandi niyo Imana nitanga ihumure. Queen ntabwo muvugaho amagambo menshi. Queen yakuze ari umwana twareze kuva akiri umwana kugeza ubu nyine. Ndashima Imana Queen yari umwana urangwa n'umuco. Queen yubahaga. Queen hari indi zina yahamagara, yaravuga ngo yaya, akavuga ngo yaya. Iryo jambo nari ndiherutse ntabukase Queen, ninde muntu wakubwiye kwita umuntu ngo yaya? Ngo nta kibazo, ngo navuze ngo turi mukuru waje. Ariko ikintu cyambabaje muri ino minsi, Queen yarampamagaye arambwira ngo arashaka kuza kudusura, ashaka kuza kunsura, ngo ndashaka kuza kureba abana. Mbwira yabiriye ku ishuri, nageze mu rugo ariko ataragera mu rugo. Nabwira Queen kuwa gatandatu nzakora, uzaze kundi wa gatandatu. Kundi wa gatandatu naho tugira izindi mpamvu. Ikintu kimbabaje ni ukuntu Queen yasezeranye, yari yambwiye ngo nze kunsura, ni njyewe wabigize uruhare ruke. Ndavuga ko mbe Queen kandi naje gusanga twebwe twese agendaga duhamagara ngo arashaka kuza kudusura, naho yaradusezeraga. Imana yo mu ijuru nishaka kutwihanganisha, kandi Imana yo mu ijuru nishaka kwihanganisha Pamudogo na Mamudogo, ariko twagomeye. Mu ijuru hari Imana, icyo twifuriza Queen, Imana ikomeze umuhereze iruhuko ridashira. Yesu ashimwe. Twese ntitwabura icyo tuvuga umunsi mukuru w'abana bacu. Imana niyo yari yarabaduhaye kandi niyo yabishubije. Jewe ntabwo Queen nari umunsi twageze hano na Pamudogo, tugera hano na basokuru, turaza nsanga yagiye kwa nyina wabo. Nubaho nageze kugera bari abana baje bari baba hano bakora hano. Urabwira ati bwo mugarutse, ndashaka kuza kureba Queen, sinamubonye n'abana ba uriya musaza we mukuru kwa kuwa Kirinda. Ndubaho ni imyanya hano, ariko
noneho jewe bigeze muri ibyumweru bibiri ngira urukumbuzi mu mutima kumbura ijuru. Noneho ndashika mu kazi ngafata indirimbo nkagenda nyumva, nkagenda numva indirimbo ivuga umuzuko wa Kristo. Noneho ngakumbura abera b'Imana, nkagenda kumbura abantu bose bapfuye nzi sayira nagaza kumbura ngakumbura umugabo w'abasinga wazamu wapfuye nkiri umwana mukuru. Noneho nashika kuri bamwe karira kabanga abatuzobabona mba muri ibyumweru bibiri nagenda mu kazi kujya mvaye nkora kazandira. Noneho mpamagara Pamdogo ndamubwira jewe Pamdogo ntabwo nari nziko wari data wacu, nabimenye maze gukura ahantu hose twabanaga nawe na muri Zura niwe twabana akankunda cyane akambura inshuti naramukundaga Pamdogo cyane. Umusaza arakwina arambwira wemeze ukundi kuguru, ndabwira ngo muragiye muri Uganda ntarebye uwo mwana kuko twari ku Kibero wari Igisenyi. Ariko icyambabaje nuko nagize urukumbuzi ndakumbura abera, naho kwari ukugira ngo Imana integure n'uzoza mukumbura kimwe n'abera b'Imana batashe. No kurishimira Imana cyane kuko nasana nsanga bakomeye. Pamdogo yarakomeye cyane, iyi ni inshuro ya gatatu nje hano, ariko ndashima Imana kuko Imana yabakomeje. Ni ukuri bene data mukomere, n'imibiri zinanirana abantu bakababara, ariko mukomere mwese. Mwene data bajanye mukomere mwese, tuzobabona mu ijuru. Imana ishimwe. urakoze gushobora kwicara agasigara basaza be na base wabo makangura babanye hari i Bugande, hanyuma undi umwe. Urakoze. Nyine ndavuga amagambo magufi ariko yari menshi. Twihanganisha abasita, uyu mwana sinari muzi ariko gusa kumva ko ari inshuti ya Queen ntiyobwira inshuti mbi, ico kintu ntitwari tukimuziho. Turabihanganisha kuko mubuze umwana mwiza, kuba yari inshuti ya Queen, kuko twe niyo reference dufite kandi twabanye ntitumuzi. Queen twari tumaranye imyaka 12 i Bugande tubana. Ntabwo yari n'imita ngo anko, examita ngo Pamdogo, kandi bari abantu b'Abongereza, ariko si impamvu niyampamagara yageze mpamagara ngo Pamdogo. Hari ikintu umutima wa Queen niwo novuga ukuntu wari wagutse. Queen yari yagukiye abantu bose, yakundaga abantu bose, agasubira akagira umutima w'impuhwe no gufasha. Baramukwaseba iyo Queen yamenyaga ko ubuzima turabaye mu Bugande bamwe turagira ku bushobozi, iyo yamenyaga ko kwa runaka nta kintu gihari, yageza ashiraho umudori kugeza bayagaba, ariko bose bagasharirwa. Umunsi apfa yari yahaye gahunda umuntu ngo aramuhereza amafaranga, aramubwira ngo nzoguhamagara kuwa gatandatu umpereze uburyo amafaranga nyakugezaho. Yari amenye ko umuntu yagize ibibazo. Uwo muntu telefone yarazima, yavuye ngo bamubwira ko Queen iyo umuntu yabyaraga, naje umwana wanje nabyaye wa mbere Queen arahari,
yageze aje guhemba, yaraje wanje amara iminsi 3 araza. Papa we yari yaje na mama we barahemba, asubirayo azazanye na Mugisha. Iwe aza atwaye ikirato na Mugisha nawe azana ibindi bintu. Ndamubaza ndetse kwi umwana w'ukwezi wazanye ikirato none ngo bigende gute? Aravuga ngo bamudogo ngo nakeneye ikirato ca mbere c'umwana ngo arenje ukimwambika. Nagisizeho igihe naje hano ikirato ca kigihaba. Queen ntiyagira ikigero kandi yavutse isamaze imyaka 13 kuzamura wenda cyangwa 5 sinuse neza, ariko ikintu Queen atagize mu buzima bwe n'umutesi tabamenya ikigero cye, ahubwo yatangiye gufata responsibility mu myaka 15 akicaza se na nyina akababwira ko kino kintu tugomba kugenda mu rugo no gufite kamaze nsekwi iyi myaka yawe akambwira ngo bamudogo ngo ntabwo ndi umwana ngo ndi umuntu mukuru. Yageze amanaginga Mugisha baregeranye na Mugisha cyane, ariko ukuntu yamutwaraga yageze amutwara nk'umuntu akurikira ko bagatanga ntabwo adese Mugisha ko mungana tutazubona ubuto bwa Mugisha, tutazubona ko Mugisha mungana gusa urubona ngo bamudogo ngo Mugisha ndamuruta kandi Mugisha n'umwana ngomba kumwerekera. Ndakuya nashimisha isi ntambugira, ariko Queen tuzomusanga mu ijuru. Imana yabwiye Abrahamu ngo uzokubwira ishanga imuhereza Isaka, nawe muri we hazaba mishaka twe n'umugisha. Murakoze. Umwanya baragiye iminota bayendaga baranamuzehe iminota mikeya kugira ngo tuvuge twembi umunota umwe. Icyambere dushima Imana ko twabayana muri uyu mugoroba. Ibi bintu biba ntitwabonetse twageze hano, twari mu rundi rubanza nguru narwo muri Idaho, ariko turashima Imana kuko yaturongoye tugeze hano. Icyambere dutanze mbore kuri imiryango yombi, umuryango wacu kuri mwene data Sebenyana n'umuryango we ndetse n'umuryango w'abasita ngo mukomere kandi mwihangane. Icyo nshaka kuvuga nuko aba bana ntitubazi, ariko duhereye ku buhamya tumaze kumva, duhereye ku buzima bwabo tumaze kumva, turashima Imana ko ariyo yabikoze kandi bakaba bagize iherezo ryiza. Ikindi ndashimira abaturanyi, abantu ba hano n'abandi bose bagize uruhare mu guhumuriza ino miryango. Muzukuri ntituraramukanya twashikiye hano, ariko twabonye bakomeye kandi uko gukomera kose ni mwebwe. Turashimira abaturanyi n'abandi bose bagize uruhare mu kubakomeza bakameza uko nguko bameze uyu munsi. Ikindi ndashimira none n'abaje uyu munsi kugira ngo ejo tuzakomeza urubanza. Murakoze, reka ndihe gutinda. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Dushimye koko ibi bimeze uko, ariko dushimye kuko Imana ari Imana. Kandi ijambo ryawe riravuga ngo mubibaho dushime Imana ngo kuko ari bwo bushake bwayo muri Kristo Yesu. Imana ni Imana, ni nyamaboko. Twakuze bazavuga ngo nyiri muringi yaje muzute gukoko. Mwene data Sebanyana, wowe uri ingabo, ndabizi urakomeye. Na madamu nakomeye, natwe turabacika cumu bagatumba, ayo mateka murayazi. Ariko ndakubwira ko hari umuntu umwe wapfusha abana 7 basigara n'umwe muramuzi ari hano ayewa. Nageza nibaza nkibaza ndetse ukundo pasiteri Yesu y'umwana we ngo ni inkingi mu bana bangana kuri abari basigara, ariko ubu yafushe inkingi afite abana 7 simbizi banza ari 7 abapfuye bose inkingi yarabavyaye.
Imana ifite uburyo bwinshi bwo kudukomeza no kutwihanganisha. Mwana wa data nimukomere, ni ukuri ibyabaye ku muntu byabaye kuri bose, ariko nimwihangane, ariko ikirutaho byose mumenye ko Imana ni Imana kandi nizi iherezo ryacu ryose. Imana ishimwe kandi mukomere. Amen. Murakoze ushobora gusubira mu cyicaro. Apotre abasigaye reka tubashimire mu mwanya bari kwicara. Hariho abakwe bari hariya nahita atambuka nimba hari n'abandi ubwo ijambo. Hariho n'abandi bakwe kugira ngo baseba nyuma ijambo rimwe hanyuma dusubize ijambo bari duhaye. Murakoze mwese. Turashima Imana ko yadufashije twageze hano. Twavuye mu masiteti atandukanye ariko Imana yo mu ijuru yaturongoye. By'ukuri twagize amahirwe yo kuvuka muri uwo muryango mubana. Njye muvukamo kabiri. Ndi umukwe kandi ndi n'umwishywa. Ni amahirwe. Ariko natwe tukaba tunejejwe no kwagera kugira ngo tubafate mu mugongo. By'ukuri mukomere, mwihangane, ni mwisi. Ariko icyo twizeye ko nuko twese tuzabasanga. Murakoze, reka tubashimire ko nabasha kwihangana, twafashe umwanya munini, ariko dushimira Imana kuko ikomeje gukomeza iyi miryango. Reka ijambo ni ryawe. Murakoze cyane. Barakoze imiryango yombi, ugasita n'ugasinzira, mwagize neza nubwo turi mu bihe bitoroheye bibiri. Umuyobozi wa gahunda yagize impamvu zituma agenda vuba vuba, nanjye ndamusigarira. Reka twakire abajejwe ikiriyo baze baduha amatangazo, hanyuma babwire uburyo turi buze kuva hano. Karibu Perezida Cyubahiro. Murakoze cyane kandi twese dukomeze twihangane, kuko mubizi twese duteraniye hano kubw'impamvu tuzi twagumye kumva, ariko imyanya nyine hano izigenda iba mikeya. Muratwihanganira rwose, abantu bari bafite kuvuga wenda batavuze, wabigizemo uruhare kugira ngo turibe, ariko ni umwanya. Rero ijambo rya mbere, abashyitsi baje nubwo mwadusanze nyine muri ibi bihe, ariko kandi turabyegereje umwana wacu, twese dufatikanye ibi birori by'abana bacu, kandi turakomeye, namwe mukomere. Rero gahunda y'ejo niyo dushaka kubabwira kugira ngo ibintu byose bizagende neza, kuko mubizi ubundi umwanya wakazi uba mutoya tuba dushingura umuntu umwe, ariko tuzoshingura abantu babiri. Ni ukuvuga ngo ibintu byinshi bizogenda bigabanuka mu mwanya. Impamvu n'ubu nyine turese abantu wenda basa nk'abarambuye nuko nyine ariko wa gatanu, ariko ejo siko bizamera. Ejo tuzagenda umwanya ku mwanya. Rero turasaba umuntu wese, yaba umushitsi cyangwa umusango. Hari igihe abashyitsi bazaja mu mazu, abasango bakareka kugenda ngo bafite abashyitsi. Tuzihangane ejo inzara iturye, ariko twubahirize gahunda. Tuzoza kurya birahari byateganijwe, ariko aho kwica gahunda ahubwo tuzoreke kurya. Umushitsi azaba hari saa 3 zizobe wageze ku ikanisa, umusangwa nawe nuko. Amadresse ngira ngo ari kuri flyer batayafite, mutwegere n'abandi bari hariya barayafite bayabagezeho, aho amadresse yose tuzakorera ari. Ukuvuga ngo saa 3
zuzuye tugomba kuba tuhageze. Kandi ikindi gitandukanye, ubundi tuzadusezera imirambo nyuma y'amateraniro, ariko tuzoyisezera mbere y'amateraniro. Niyo mpamvu bisabwa kuhagerera isaha, cyane cyane ababyeyi bombi n'imiryango yo hafi. Izo saa 3 zizohabe twahageze kugira ngo tuzosezera imirambo mbere y'amateraniro, niko abashumba basabye ngo nibyo biza biba byiza. Nyuma yo gusezera imirambo akabonaho amagambo y'ihumure. Icyo tukizirikane. Icya kabiri ni icy'abasangwa. Urabona dufite abashyitsi benshi, timugende timureka abashyitsi, mugerageze koreyanta abashyitsi icyo bakeneye cyose mukibagezeho.